Mwaramutse neza, Yesu nashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha mwe mwese mwemeye kuba muri uyu mwanya kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ni uwo mufatanyije urugendo rwo gukorera Umwami Yesu. Nkundamahoro Salomo, munyemerere tubanze dusenge mbere yuko dutangira umwanya w'ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu ko utajya uhinduka, kandi buri munsi ko udutekerezaho, uhora utwibutsa iby'ijambo ryawe, kubera ko ubizi ko twibagirwa buri munsi, kandi Mwami ubwonko bwacu butibuka ibyo twize byose. Rero watugiriye neza, uduha amahirwe yo guhora utwibutsa ibyo utubwira n'ibyo utwigisha. Urakoze ku yandi mahirwe n'uyu mwanya utwongeye. Ndakwinginze imbaraga zawe zibe kuri twebwe, Umwuka Wera tuyobore. Ntari kumwe nawe ntacyo nabasha kuvuga, nta n'icyo nabasha gukora, ariko ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bibe muri njyewe, mbashe kukuvugira, kandi unyemerere nabwo hari abagiye gufata umwanya nabo batega amatwi iri jambo. Umwuka Wera abayobore kandi abasobanurire, ababwire ibyo ntashobora Mwami Yesu kubabwira n'ibyo nshobora kubumvisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Nababwiraga ngo n'andi mahirwe mashyashya twongewe n'Imana kugira ngo tubashe kubona igihe cyiza cyo kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Imana iguha umugisha wowe ubyemera, Imana iguha umugisha wowe ugira umwete, Imana iguha umugisha wowe ugaragaza guhirimbana kugira ngo wumve ijambo ry'Imana, kandi ikindi urishyire no mu bikorwa. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Turasoma igice cyaho cya mbere, dusome umurongo wa 8. Haravuga ngo, maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Yesu nashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Dusomye iri jambo ry'Imana ritugaragariza igihe Daniyeli na bagenzi be bari barajyanywe mu bunyage, ariko Daniyeli agezeyo, hanyuma umwami ngo ategeka ko bazajya bafata vino ndetse n'ibyo kurya, bavugamo inyama, akavuga n'ibindi byo kurya, bakongera akavuga n'icyo kunywa aricyo vino cyangwa divayi y'umwami. Umwami avuga ko ariyo bazajya bafataho nabo, mbese ibyo yaririye ku meza ye nabo akaba ari byo barya. Ni muri icyo gihe bari baranyazwe. Mwibuke ko Nebukadinezari yateye mu gihugu Daniyeli na bagenzi be babagamo, hanyuma yarangiza akanyaga n'abo basore. Hanyuma yanyaze abantu benshi, ariko bagenda batugaragariza Daniyeli hamwe na bagenzi be batatu, ariwe Daniyeli. Hanyuma kuri uno murongo batugaragarije ko Daniyeli ngo yagambiriye kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Ni ukubera iki abandi bajyanye na Daniyeli biyemeje kuzajya barya bino biryo kurya by'umwami, ndetse bakumva ko ari icyubahiro kujya basangira n'umwami, ariko Daniyeli we yarangiza akagambirira mu mutima we kutazabirya, ndetse hamwe na bagenzi be. Nuko Daniyeli uyu nguyu yari yajujwe umwuka w'ubwenge n'ubushishozi. Ntabwo yigeze ahubuka mu gihe yarabonye umwami atanze iryo tegeko. Yaribajije ngo, ese ibingibi Imana yabivugaho iki? Nshuti mwene data, nawe igihe cyose ugize ibyo ubona muri ubu buzima turi muri iyi si, ntukabihubukire. Tangire uvuge ngo ni rya sezerano risohoye Imana yavuze. Ahubwo Daniyeli we yaravuze ngo ni iki Imana ibivugaho, ajya kuyibaza. Nawe ujye uba mu buzima bwo gusenga Imana no kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri icyo kintu urimo gukora. Nuko Daniyeli abajije Imana, imuhishurira ko ibyo byo kurya byanduye, ndetse bidahuye n'uwo ari we, bishobora kubanduriza imyambaro, cyangwa bishobora kwanduza umuntu wabo wamwe imbere, cyangwa bishobora kubageramo bigatuma Imana yabagezemo ibavamo. Mbese ibyo byo kurya byari byandujwe cyangwa ntabwo byabaga byejejwe. Bibutse ko nkatwe nk'abarokore, nkatwe bamenye Imana, ntabwo turya ibyo tubonye, nta nubwo dukwiye kugenda uko twiboneye, ahubwo dukwiye kugenda uko Imana ishaka. N'ibiryo turya nabyo bigomba kuba biriho umwihariko. Ese wowe ku ruhande rwawe bimeze biti? Ariko Daniyeli amaze kumenya ayo makuru, bagenzi be bajyanye nawe ntabwo bigeze basobanukirwa ibi, ahubwo bahise bumva yuko ari amahirwe bagiriwe, bahita bumva ko bagiye kubirya. Ariko Daniyeli we na bagenzi be biherera mu gihe cyo kubaza Imana. Hanyuma
Imana irabibabuza ngo bagambira mu mitima yabo kutaziyandisha ibyo kurya by'ibwami, ngo basanga umuntu mbese wari ushinzwe kubagaburira umwami yari yahaye itegeko bamusaba yuko bo batabirya, ngo akajya bihera imboga nanone kandi akabihera n'amazi, ngo abagerageze iminsi 10. Nandetse uwo umutware yabanje kugira impungenge ngo nibananuka umwami bizatuma amuca igihanga, bizatuma umwami aca igihanga uwo wari ushinzwe kugaburira abadaniyeli. Aravuga ngo tugerageze iminsi 10 ubundi uzatugereranye n'aba ngaba. Igitangaza ni uko nyuma y'iyo minsi 10 yasanze bafite igihagararo kizima, asanga bafite imbaraga, bagwije ubwenge kuruta babandi bariye ibyo kurya by'umwami. Imana ishimwe. Ese urumva imbaraga ziri mu guhakanira iby'isi kugira ngo bitakwanduza? Ese urumva imbaraga zo guhitamo gukora amahitamo abantu benshi babona nk'ay'ubuswa, ariko amahitamo ari mu Mwuka Wera nta buswa ubamo. Nakubwiraga ngo Umwuka Wera nagushyigikira gukora amahitamo nta buswa buba burimo. Hari impamvu ababikubwiye uzajye ubikora. Ikintu gitangaje hano nabonyemo rero ni ikihe? Nuko nyuma y'uko bahamije gutya Imana yabagiriye neza, ariko unyemerere tuvuge kuri iki kintu. Ese natwe imbwira ushobora kutugeraho? Nagira ngo nkubwire ko ibwami igihe cya Daniyeli cyararangiye, ariko natwe turi ibwami. Ibwami ni hehe? Ibwami ni muri iyi si turimo. Nubwo dukijijwe ariko mwibuke ko tukiri mu isi, kandi iyi si turimo mwibuke yuko harimo ibyanduza byinshi, harimo ibirangaza byinshi, harimo ibyaha byinshi, harimo ibintu byinshi bishobora kutwanduza. Nanditse dushobora kureba tukabona ni nk'amahirwe, ariko nyamara bitubahisha Imana. Ese ibyo ngibyo uremera kubikora kugira ngo bikwanduze? Oya, igisubizo ni oya. Icyaha ntiwemere kugikora kugira ngo winjize amafaranga. Icyaha ntiwemere kugikora kugira ngo ubone akazi. Icyaha ntiwemere kugikora kugira ngo ubone promosiyo mu kazi. Icyaha ntiwemere kugikora kugira ngo wigizwe hejuru mu kazi. Oya, ahubwo niyo wabonera iyo mahirwe usigaranye yonyine ariko atubahisha Imana, ntukore icyaha, kubera yuko nugikora uzaba utandukanye n'Imana. Nubwo wabona amafaranga ariko Imana itabirimo, nagira nkubwire ngo nta kintu byaba bimaze. Ese ngo byamarira iki umuntu gutunga iby'isi byose ariko akarimbuza ubugingo bwe? Imana iguha umugisha, ukomeze utekereze ku bintu bikwanduza, ku bintu birahuye ndetse bitubahisha Imana, ubireke. Numara kubireka uzawe neza y'Imana nyinshi, nk'uko Daniyeli na bagenzi be byabagendekeye. Imana yabahaye ubwenge, ibaha gusobanukirwa, ndetse ituma bajya imbere y'umwami ngo muri interview, nuko ngo umwami abona bakubye inshuro 10 babandi bose, bahita bahabwa akazi, bahita bashingwa intara, bahita bashingwa za ministeri. Mbese ndakubwira ngo guhamya Imana no kugambirira kudakora icyaha ntibigira uko bisa, ndetse ni amahirwe menshi. Ese Imana iguha umugisha, kandi Imana rwose ikuzuza ubuntu bwayo, ikuzuza ubwenge, kandi ikuzuze guhamya kumeze gutya. Nawe ugambirire mu mutima wawe kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Nakubwira ngo ntiwiyandurishe ibyo kurya by'ibwami. Imana iguhe umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu ko utuganirije irindi jambo ryawe. Icyubahiro cyose nicyo kugarukire kubera kuri Data mwiza. Buri munsi tugushimira amahirwe uduha yo kumva ijambo ryawe, kandi gushimira yuko utajya uturekana gatoya. None n'ubu utuganirije irindi jambo, ubonye hari ibintu byinshi bitwanduza aho turi ibwami hano muri iyi si, kandi niho wadutumye koko. Rero unyemerere ino si nubwo atari iwacu dukomeze tuyihamirizemo. Ntago muri iyi si ari iwacu nk'uko Abadanyeli batari bari iwabo, bari mu gihugu kitari iwabo. Natwe iwacu ni mu ijuru, ariko Mwami turi muri iyi si. Unyemerere dukomeze tuguhamirizemo, kandi uturinde kwiyandurisha ibyo kurya byaho, cyangwa se uturinde kwiyandurisha ibirangaza, ibintu byinshi by'ibyaha biri muri iyi si, ahubwo duhe kugukomeraho no kuguhamya. Urakoze, icyubahiro cyose n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha.